nongeye kugusuhuza wowe ukurikira ibiganiro byanjye ku mbaraga z'ibimera. Imana iguha umugisha, Imana igukomereza amaboko, Imana rwose ituye mu gihugu cyo mu ijuru ni ukuri kwiteho. Natinze rero ngiye wumva kuri mikoro, nitwa Beya. Turashima Imana kubera ko turi bazima. Wowe ufunguye kwica no ari ubwa mbere, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo tujye tubasha gusangira imbaraga z'ibimera, imikoreshereze y'ibimera ndetse n'icyo byafasha muri rusange. Ndagushimiye. Uyu munsi wa none rero tugiye kurebera hamwe icyatsi gishobora kugufasha ukazinukwa ikintu cyakugize imbata. Urabona nk'abantu b'abanywa itabi, arijyanywa itabi rikamurenga ku buryo adashobora kumara umunsi ataribonye. Buriya biba byaragiye bikibasira ubwonko, biba byaragiye bikibasira ubwonko. Rero hari abandi banywa inzoga ugasanga rwose umuntu ni umusinzi karahabutaka, umva yishwe n'inzoga, buri munsi ni inzoga, ntashobora kurara atanyweye inzoga, ikintu cye cyose ni inzoga. Hari abandi baba barabaswe n'ibindi bintu akumva atabireka. Hari n'abandi babaswe n'isukari, isukari rwose ukumva utayireka mu buzima. Nayo burya nayo njyewe nsigaye mbona ari nk'ikiyobyabwenge. Abantu bamenye kuyinywa, kuyireka rwose ni struggle. Rero umuntu itabi ryananiye kurivaho, umuntu wananiwe kuva ku nzoga kandi akabishakisha imbaraga ariko bikanga, agatima kakanga, kagahagarara kakarehareha. Umva uyu munsi wa none ikintu nkubwiye kirizewe, ikintu nkubwiye kirizewe. Niba itabi ryarakunaniye pe, bamwe baba barahindutse abasazi kubera itabi, udashobora kwicara atari kunywa itabi, buri kimwe cyose ari itabi. Ba bandi bakanyota wagira ngo bamize ipasi, adashobora kwicara mu rugo ngo arigame kubera inzoga. Bamwe barara mu kabari babaye utuzizi kubera iki? Kubera inzoga. Iyi tekinike ndayigushishikariza kuko si umwe, si babiri, si batatu. Iyi tekinike yaba yarafashije, hanyuma ikintu cyakubayeho ububata kikakurekura. Birashoboka cyane, birashoboka cyane. Umuntu yagira gutya rero, ukagenda ugashaka rwa rumonyo rwa nyiramabuno, rumwe runini rufite amabuno manini. Ikimonyo kimwe gifite amabuno manini. Hanyuma niba uri umunyatabi, ushaka kurivaho bya nyabyo, uragenda ukagifata, ikimonyo ukagifata, warangiza ukagitsindagira muri rya tabi uryunywa ryakwishe. Warangiza ugashyiraho igishirira cyangwa ukarasiraho umwambi, nyine ukaresa bisanzwe, umva ukurura ubwa mbere, ugakurura ubwa kabiri. Gusa nturi kunywa itabi ariko ririmo ikimonyo. Hanyuma ugakurura ubwa gatatu, ubwa kane ubwonko bumara ikintu, ubwa gatanu hakuzamura ikintu utamenye icyo ari cyo
ku buryo itabi rigenda rigahita rihanagurika mu bwonko bwawe. Wanabona n'uri kurinywa ukiruka, wabona ahantu hari itabi ukiruka, umva ukiruka. Umuntu ushaka kuva ku itabi nakore aka kantu ndebe ko azongera akarisubiraho. Uwo ni uwa mbere, umunywantabi. Umunywanzoga rero, umunywanzoga nawe ni cya kimwe. Agira gutya ikimonyo bakagifata bakagitwika, hanyuma akagishyirira mu nzoga ari kunywa kubera ko yamunaniye, agasoma inzoga nk'uko nyine kana kari kose kakitura mutabizi, ukaba wanywa wangiza ukanacira, kakaba kajya mu kanwa ugacira. Iyo cyitwa inzoga ntabwo agisubiraho. Buriya ikimonyo ni kibi cyane. Buriya kinaguye no mu biryo, tuvuge witekeye imvange yawe ibirayi n'ibishyimbo mu rugero, nuko bakaba batekeye nko mu mwijima cyangwa se barangaye, ikimonyo kikagwamo. Waba uri kurya ukavuga kubisi iryinyo kitegeye umuriro, hari cyekase ko cyazanamo tolerance, wapi niko kimeze. Hanyuma ukakikubita nk'iryinyo ukibyumva, ntabwo ushobora kuzongera kurya ibyo biryo, ntabwo bibaho, ntibishoboka rwose. Ngaho gerageza uzanyandikire muri commentaire nibigerageza